banyakubahwa mwese muteraniye hano, haba mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, haba mu bigo bitandukanye, bahagarariye imiryango y'abanyamakuru n'abakozi b'itangazamakuru twibuka uyu munsi, banyamakuru mwese muteraniye hano, mwiriwe. Reka ntangire nihanganisha abanyarwanda muri rusange muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cyacu, ndetse by'umwihariko nihanganishe imiryango ifite abanyamakuru ndetse n'abakozi bo mu bitangazamakuru bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi bateraniye hano n'abatabashije kuhagera, kandi nshimira cyane ababashije kuhagera, nshimira cyane abateguye iki gikorwa kugira ngo kibashe gukorwa kuri uyu munsi. Ni umunsi ukomeye kandi ni umunsi tuba tugomba guha agaciro twese uko tungana. Ndashimira cyane abambanjirije kuvuga, hari abatugejejeho amateka atandukanye. Nyakubahwa senateri turabashimiye, ari peacemaker watugejejeho ubuhamya bushaririye yanyuzemo, turagushimiye. Ari umuyobozi wa Rwanda Media Commission, mwakoze cyane ku byo mwatugejejeho, ndetse ndanashimira na Vice Perezida wa Ibuka ku magambo meza amaze kutubwira, namwe turabashimiye cyane. Ndashimira cyane Bonhomme wafashe umwanya agatanga uruhare rwe rukomeye cyane anyujije mu bihangano kugira ngo iki gihe cyo kwibuka abantu bajye batekereza ibihe bikomeye twanyuzemo. Kuri uyu mugoroba rero twahuriye hano kugira ngo twibuke abanyamakuru n'abandi bakozi bo mu itangazamakuru bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Abo bavandimwe basize icyuho gikomeye mu miryango yabo ndetse no mu muryango nyarwanda muri rusange. Igikorwa cyo kwibuka rero kigamije kuzirikana amateka yatumye Jenoside yakorewe Abatutsi ibaho, urugendo rwo kubaka igihugu, ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda, ndetse n'uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Iki gikorwa kandi kigamije kureba buri mwaka niba koko umuryango mpuzamahanga wubahiriza umuhigo wahize cyangwa se umuhigo wihaye uvuga ngo Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Ibi bikorwa byo kwibuka bituma twongera gusuzuma uyu muryango mpuzamahanga kugira ngo turebe yuko iyi commitment bakiyifite. Kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bibaye mu gihe ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'ipfobya bya Jenoside yakorewe Abatutsi byarafashe indi ntera. Mwese murabikurikira kandi murabibona, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no muri bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikorera kuri murandasi. Ibi bigaragaza yuko nta somo bamwe mu bagize uyu muryango mpuzamahanga basigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu gihugu cyacu. Ibi bifite ingaruka zitandukanye zirimo gukomeza gutoneka abayirokotse. Nubwo rero bigaragarira buri wese ko u Rwanda rumaze gutera imbere, rumaze gutera intambwe ndende ndetse tugeza heza mu bumwe n'ubwiyunge, mu kwiga ndetse no mu iterambere muri rusange, ni ngombwa ko
hafatwa ingamba zo guhangana n'abifuza kongera kubiba imbuto z'amacakubiri n'urwango, ndetse tukagerageza kubarwanya twivuye inyuma, ndetse duharanira yuko ayo macakubiri n'urwangano bitagaruka mu gihugu cyacu. Ariko kubera imiyoborere myiza y'igihugu cyacu, abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko, abanyamakuru n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bahagurukiye kurinda ibyo tumaze kugeraho. Ibyo ni byiza cyane. Birashimishije cyane kubona abantu batandukanye mwicaye hano barara rwantambi, barajwe ishinga no kugira ngo banyomoze amakuru abogamye anyuzwa muri bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga n'imbuga nkoranyambaga ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibyo bitangazamakuru bitangaza ibinyoma cyangwa bibogama bigaragaza icyaba gitera uyu mutekano muke. Kubera rero icyizere itangazamakuru rigirirwa, ni ngombwa ko abanyamakuru mwumva ko mufite inshingano yo guhora ku ruhembe rwo gutanga amakuru nyayo no kugaragariza isi yose ukuri ku mpamvu zitera umutekano muke muri iki gihugu navuze haruguru, ari uko abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo burimo ubwo kubaho. Ngira ngo ibi ngibi turabyumva cyane nk'abanyarwanda dukurikije ibyo twaciyemo, kubera aba banyekongo bahora bitwa abanyarwanda, bagahora bicwa bunyamaswa biturutse ku mvugo z'urwango z'abanyapolitike batandukanye bo muri iki gihugu, ndetse barimo n'abo mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'iki gihugu. Ibikorwa bigiye bitandukanye birimo kwangiza imitungo y'aba banyekongo, ndetse n'ibindi bikorwa bibi byinshi bikorerwa aba banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Itangazamakuru kandi ryitezweho kugira uruhare rukomeye mu gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, by'umwihariko mu bihe byo kwibuka. Mbonereho gushima cyane uruhare rw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, amashyirahamwe y'abanyamakuru atandukanye, ndetse n'abanditsi bakuru b'ibitangazamakuru, uburyo muhora mugenzura ko abanyamakuru batagwa mu mutego wo gupfobya cyangwa se guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku bavandimwe rero muhagarariye imiryango iturukamo aba banyamakuru n'abakozi b'ibitangazamakuru bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cyacu, ndagira ngo mu izina rya Leta y'u Rwanda, iry'abari mu mwuga w'itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange, komeze kubihanganisha. Mwabuze abanyu mukibakunze kandi mukibakeneye. Bamwe muri mwe mwabuze ababyeyi mukiri bato, ariko mwabaye intwari. Mukomeze murinde igihango ababyeyi banyu, abavandimwe banyu bari bafitanye n'u Rwanda. Turabizeza kuzakomeza kubaba hafi. Birababaje cyane kandi biteye agahinda kubona bagenzi banyu b'abanyamakuru bamwe basigaye baba hanze y'igihugu, ndetse bamwe banarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahangara bakayipfobya cyangwa bakayihakana, birengagije ingaruka nabo ubwabo yabagizeho, bakavuga yuko Jenoside mu Rwanda ikoreshwa nk'igikoresho cya politiki. Ibi birababaje, biteye ndetse n'agahinda, ariko tuzakomeza kubasobanurira, tuzakomeza kubigisha. Nanashimira cyane abanyamakuru mwakomeje igihango, mwumva neza umurongo
w'igihugu cyacu ndetse n'aho cyifuza kugera, mukaba mufatanya na leta y'u Rwanda kuvuga amateka y'ibyabaye kandi no kwamagana ababigizemo uruhare. Mboneyeho rero kuvuga ku cyo bagenzi banjye bavuze mbere bakomeje kugarukaho cyo kuba twateganya ahantu hajya amazina y'aba bavandimwe twibuka uyu munsi, ndetse twajya tuza kubibuka tukabona n'aho turambika indabo. Ndabizeza yuko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bazakomeza kubiganiraho, kuko twese tubona ko bikenewe kandi ikizashoboka cyose kizakorwa. Ndagira rero ngo nsoze nizeza itangazamakuru muri rusange ko leta y'u Rwanda izakomeza kuba hafi itangazamakuru mu rugendo rwo kwiyubaka, kuko izi neza yuko muri abafatanyabikorwa bakomeye mu rugendo rwo kugera ku Rwanda twifuza. Tuzakomeza gufatanya rero muri byose, yaba mu bikorwa bigiye bitandukanye, yaba mu byo mwifuza kuri leta y'u Rwanda. Tuzakomeza kubana mu rugendo rwo kubaka igihugu cyacu. Murakoze rero, ndabashimiye kandi mwese mwitabiriye uyu mugoroba, ndabashimiye cyane ko ni igikorwa cyiza mwakoze, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze.